maze iminsi batangiye kwita ngo nimuzana kandi amakuru mfite yari umuntu usenga kandi uzi ko iyo umuntu yasengaga tukamujyanayo bakongera bagwane peti ubwo rero urumva kizagwira rimwe none niko Matiya uri kwishinja iki urishinja Makwi karamo cyane simazana ni myinshi ariko hari ibintu mba ntekerezaho nkabiburira igisubizo tumishinja nacyo haguruka tugende rero ariko rero mushumba nubwo tugiye ariko reka n'ubundi reka turabashumba nibyo yego ariko nyine ikizagwa mu iperereza uzakimenyeshwa humura reka tuzahurira ahantu sibyo tubiganireho neza tutari mu rugo nari iwawe uzafanye kuri biro nakererwa watese bazagutumira hano kuko rero yareka ibyo tuzaganira turi hamwe Matiya sawa gangu no tugenda wamviriye mu nzu Matiya daje mbona bitse kandi mwana w'umukobwa mwiza hano umugabo afite amafaranga menshi wakwicara ukarya amafaranga y'umugabo ukareka kwirirwa gukora akazi k'ubuyaya hano ushatse kuvuga ko ndi rwese amadongo mu rugo rwanjye urenze nawe ahubwo da uri umukire sha ariko se wabibwirwa n'iki uwo mukobwa uzashaka uzambwira mute reka ibyo tubireke gusa ntangajwe no kubona nyine umenya mu rugo ibyo nta gitangaza kirimo buriya iyo umuntu ari inshuti yawe ntabwo biba bigoranye cyane kumenya ahantu yaba atuye yego niba ariyo mpamvu mfite ubwoba ndumva mfite ubwoba bwinshi kandi ntabwo bisanzwe sinzi ikintu kiri bumbeho ikintu kiri bukubeho ibyo bigiye gutesha umwanya ni nka bya bindi by'abakecuru ba kera bavugaga ngo iyo umuntu afite ibicuro mu ntoki ngo agafata amafaranga ngo afite ibicuro ku jisho ngo ashobora kurira njyewe numva ari ibintu bisanzwe ibyo ngibyo ntabwo bigiye gutesha umwanya muri tubigira usanga ko ari ya migani y'abakera ni ibyo bakera ibyo ngibyo wenda nyine ni ibintu biba biri mu mubiri bisanzwe ariko nta kibazo si ikibazo cyakubaho n'igiki nzakubwira ikize ko mbona umugabo wawe yitonda nyine urebye mu ngo haba byinshi uretse ko n'umukozi wanjye ari muri konje yari yansabye iminsi yo kujya iwabo mu cyaro ariko ndabona yaranatinze kandi ikindi na telefone ndayihamagara sinyibona niba nzashaka undi niba mbese ubu ngubu nyine nanjye ndaho ndategereje ntize gushaka undi mukozi bisaba icyo washatse undi mukozi uzaguma uri umuyaya wa hano koko hanyuma se mu buzima busanzwe waba ufite akazi ntako niko ndi gusaba ndi gushaka ariko hari ahantu nkizeye ndakeka bizacamo bizacamo hanyuma nizere gutekera umukobwa se ibyo gushaka buriya nabaye mbiretse nzabanza mbisengere kuri iki gihe buriya gushaka utasenze ushobora no gusara ibyo ntabwo byoroshye wasara ntabwo biba byoroshye ntabwo byoroshye nizere kugisenga nka mbere kuko urabizi ukuntu twajyaga mu byumba by'amasengesho gusenga ndasenga cyane kubera yuko no kuba nkiriho ni amasengesho yego amasengesho niyo ambeshaho amasengesho niyo ampa imbaraga mbega urebye ubuzima bwanjye ni amasengesho si ubwo urumva utasirimuka ukagenda nk'abandi bagore wahora ni iki kugira ngo papa Queen uri hano mu bijyanye n'abakozi aba yoroshye kuki papa Queen ntabwo umukozi uwo ari we wese ushobora kumuzanira ngo bikunde none abakozi arabatoranya hari uwo agenda akasohokana nawe aba ashaka abakozi bameze batubungubu ni ukuvuga ngo hano hashobora kuza abakozi nk'icumi akabura n'umwe n'uyu ashima
kandi njye nkabazana mbona ari abakobwa natoje imirimo bakayifata ariko nyine iyo ahageze ngo akumva ntago umutima uri kumukurura neza cyangwa akumva ntago bahamanye ahita agenda. gusa nta kibazo kirimo nyine biransaba kubanza kwitonda nkabiganira neza nawe narangiza nkabona gufata umwanzuro. ko byoroshye byamugana iby'ingo ntabwo numva ukuntu umugabo wajya gutoranya abakozi ntago nanjye ndabisobanukirwa gusa uwo mukobwa nari mfite twari tumaranye hafi imyaka 4 nta kibazo. uwo yakunze rero ngo uhamanya n'umutima we umva nta nubwo ajya yirirwa amushyiraho controle na nkeya apfa kumva nyine ngo bahamanya n'umutima nayo ukuntu bahamanya mu mutima ma abantu bagira ibintu byinshi ubwo ntiwamenya. gusenga nibyo bya mbere kandi humura hamwe no gusenga uzagera kuri byinshi uzabona urugo rwiza akazi keza kandi urabizi amasezerano yose Imana yagiye duha hari ibyo nabonye ngewe ariko n'ibitaraza bizaza. yego pe ahubwo nakurangaranye katugene nicyo kureba ko nagira ikintu ngo nta kibazo cy'ingenzi se ko twabonanye yego uzi ukuntu ari ngukumbuye karibu rero ujye kureba ko nagira icyo ngo urakoze sha ntawamenya. ese harya babashyitsi baradusangaye reka ahubwo dukomeze akazi tuve muri ibyo ngibyo mu yagiye no ku ishuri utaza gusanga bitaranashya. tugire ubwo abashyitsi batazi bagasanga tutarahije tukiri mu mirimo canaho ibyuriya mugabo ntabwo wabisobanukirwa n'abakozi ubwo nyine nzayesa kuzageza igihe tuganiriye uwo mukozi twafata umwanzuro wo gushaka undi nuko tukamushaka. ni akazi kawe uzagume muri ibyo ngibyo nakubwira iki rero inama naguhaga ntabwo bikubereye kuba umuyaya w'umuntu ari ntawanga ibyiza nuko bitinda kuza nanjye mba mushaka ntabwo nishimira kuba naba ndaho ngaho imirimo yose nyifasha. abo nyine nawe nugera mu rwawe uzabibona. nawe nzashaka niba nawe byarakunaniye n'ingi uzabishobora ibyo ngibyo birashoboka ko wabishobora ntabwo abagabo bose bagira kondisiyo zimwe kandi umva ikindi kintu nzi kuri papa Queen buriya ntashobora kurya ibiryo byatetswe n'umukozi atari igihe wabitetse nubwo nyine aho ngaho ntamuveba nyine yaranshatse ngo mbikore ariko nyine n'izo kondisiyo ze ntabwo ziba zoroshye. ariko nibyo aho ngaho ndabyumva ntabwo umugabo yazaga ajya kurya ibiryo byaje abanzwe n'umukozi ugomba kumutekera nk'umugabo sibyo nabo yemeye yashyizeho umutima ntagemera ko bateka ninjye ubikora nyine jya utekera umugabo wawe ngo wasanga wanamubwira ngo nanjye gusasa aho utagira ubwenge ubuze ubwenge we wajya gusasa reka ntabwo ibyo byo nabikora ntaribi ariko nuko nyine Jari bitese ese ko ntabwo ushatse nakubuze uvuye koko ushaka se kwirirana nawe ese wabaye kino nuko uje warakaye kuvuye ahantu ngasanga ntabwo hari naho nifatisha agakoma njyenyine umva nkubwire ibibazo ugomba kunsubiza ibibazo urukumva ikibazo cyawe wiriwe mu rugo nanjye nkirirwa ngenda ukagira ngo niriwe cyagenze gute ikibazo ufite n'icyo kwirira gusa nta kindi sibona hashize neza ibibazo bimeze gute umva nyine mbikubwira ubu tuvugana ubu uri mu ndeba rekera kunywa se ubanza unyumve imirimo 2 yananiye impyisi ubu tuvugana mvuye kuri banki uranyumva neza urimo uranyumva
amafaranga yari ari kuri konti yose ndashaka ngo nsobanure ahantu yagiye. Ikindi kandi imodoka mbwiye ko ugiye kugura ntayo ndabona, etaje mbwiye ko ugiye kubaka ntayo ndabona. Subiza vuba vuba. Nakubwiye ngo ugire ute? Wigeze hano hasi nabyise ndi mu rugo. Wajya kubikoza se no mu rugo se ari ibiryo koko? Ubuse mubaze nkoje umva harimo ibiryo cyangwa nkubajije amafaranga yari ari kuri konti nkubajije nibyo nkeneye naho ibiryo byo ujye wirira wowe ugifite apeti yo kurya nge nta apeti nkigira y'ibiryo. Umusonurira sibyo? Siko numva uri kuvuga wiyongorera urimo yisubiza cyangwa urimo uransubiza? Hello Joanna. Byiza amakuru Joanna. Kutishimye se. Shani hugiyeho muri iyi minsi sinkakuvugishe. Ariko nizere ko umeze neza. Hana yanjye umva buse nakubwira ngo nzaza ryari muri iyi minsi ntabwo byankundira kubera ko papa w'abana ntabwo ahari kandi ndabizi iyo mpageze urambwira ngo ni indare amafaranga twakoresheje ku rusengero mu murimo w'Imana sheri. Imitungo yanjye nawe imitungo y'urugo ijya ku rusengero gute? Nge n'urusengero turafatanya cyangwa nkorera itorero? Oya nako ari umukristo nagurije yanyitse miliyoni 2 ndazimuha. Inyandiko iri noneho. Inyandiko uyu munsi wa none nta muntu ufata amafaranga arenze 100,000 ngo yagurize umuntu nta nyandiko nta cyangombwa nta cyeme yaguhaye ingwate. Zane impapuro mwandikiranye rompereza. Icyizere sheri icyizere rwose. Rero byaba byiza ndamutse nje ahari kugira ngo urugo rwo gusigara rwonyine. None se amakuru business bimeze gute? Wow, noneho byatanze umusaruro. Sha maze ndishimye urakoze cyane kuba byibuze inama nakugiriye nyine yarakugiriye nyine hari agaciro yagize mu buzima bwawe nanjye nicyo kintu nifuzaga. None se Joa ibihombo nizere ko ariko bitakiri kwa kundi byibuze nyine biri kugenda bizamuka nyine ubucuruzi biri kuba neza. Ntacyo bizakunda. Nta kibazo musheri. None se ahubwo Joanna mu buzima busanzwe umeze neza? Uri Yesu se ukare wizeye abantu wakamera no kubitangira. Mushumba
umushumba se yafata imitungo ye akayipfusha ubusa ngo ni umushumba n'umushumba. Itorero rigira amafaranga yaryo, abantu bikorera ku giti cyabo. Iyo akaza muri banki, nta banki zihaba se, nta banki zihaba ko atagiye kuguza muri banki, akaza kuguza Pasteri. Nkeneye amafaranga ngo nyabone. Ubu tuvugana kandi ntunterereze. Ayo mafaranga ndayakeneye. Miliyoni 2 ni nyinshi. Twavanze umutungo twarasezeranye. Uranyumva neza? Abutipfura ubwana. Uranyumva neza? Okay, ni byiza. Numvaga ngo kumbuye nshaka kumenya amakuru yawe. Ariko nongere nkusaba ikintu, nujya ugira ikibazo ujye umpamagara umbwire. Ndahari ku bwawe, sibyo? Ikindi kandi ugomba gukora cyane, sibyo? Kora cyane usiba icyuho. Kora cyane ku buryo mu minsi iri imbere nzumva byibuze ufite n'indi kampani itari iyo ngiyo. Ndayashunza yakoze. Cyane rwose. Nateye kwishyura se, icyo nicyo ndi kuko. Nateye kwishyura bizagenda bite? Ese uko ndi kukubaza inyandiko mwandikiranye ntuyinyereke. Inyandiko. Ese uri kuntesha igihe. Uri kuntesha igihe. Oya ngiye ndahari ku bwawe, nunkenera ndahari nta kibazo, sibyo? Murakoze cyane, love you. Bye. Imana ishimwe, nari nkakumbuye none ko kameze neza. Imana ishimwe. Kisenge neza kanjye. Ewe musaza yasize yampangayitse ku bwako disi. Hari icyo utabona ko ibintu bimaze kunanirana? Andara mu mpamagaye. Byari bitese. Umeze neza? Ndi mu rugo ariko ngiye kuza. Nari ndi kumwe n'umugore. Oya reka nce mikote ndaje. Sibye reka nce mikote ndaje buretse. Reka nce mikote ndaje. Ndaje. Ubu nyine mvundishe ko ngo aragiye. Ni hahandi ke tuzabikurikirana tukamenya amafaranga yagiye. Niboshe neza nk'abakozi b'Imana. Ndakogosha neza nari. Joshua. Komera cyane. Mukomere madame Pasteri. Nabundi nagushakaga rwose. Arabura gatoya. Ndaje kumuconga byone. Okay, uretse gateye nconga neza hanyuma ndi. Wana bakuremye neza. Yana umukozi w'Imana mwana. Ariko abakozi b'Imana bagira uko babogosha. Umva rero sibyo basi umva kumbwira ese kunyegera urashaka none kongera kumva twebwe turi abakozi b'Imana madata. Ese twebwe kundi tutari twakundira kutabinyara. Sanga bagiye bakubita umwana Imana yaramuntoranyirije. Tamuka tuni washa. Noneho ndakwishyura nje mu kanya reka nzimbaza kwenda. umva kumbwira sibyo umugerageze basi ariya mafaranga tugire uko rero wa muntu rero ntugangeze nka rero ibintu ntabwo biryoshye neza. Uzi intambara mfite mu rugo. ubwo mu bintu ngenda gushakiraga maze iminsi mbona ibintu bidasanzwe ariko ntugire ubwoba. Ndagira ngo nkubwire ibintu bigera muri bitatu. Icya mbere
wirinde kwirwanira. Ngo kwirwanira ibyo ndimo kuvuga nizere ko uhita umenya ibyo ari byo. Cya kabiri, wirinde kujya muri gahunda izo arizo zose tutarimo gusenga Imana. ntabwo nazijyamo urabizi. Icya gatatu, urasabwa gusenga atari ibyo gusengeshwa. Gusengeshwa urabyumva ko bakubona ngo umuntu ngo arakubwiye ngo tugende, senga wewe mu ntego zawe bwite. Ndavuga amasengesho y'iki? Y'intabazo yawe ku giti cyawe, apana kwitabaza abantu runaka. Hari igihe tubitabaza ariko hari n'igihe twese twigiramo. Nta mikino, usenga Imana kandi ukomeje. Wabyumvise? Musubiriremo. Icya mbere, wirinde kandi witonde kujya muri gahunda zitabanje gusengera Imana. Erega Joshua, ibyo ndabyumva. Ibyo wambwiye byose ubu nabibonye. Ndimo ndarwana nabyo. Byatangiye byose. Ariko n'ubundi kuva ubwo ni nko kwibutswa. No kwibutswa. Gusa neza cyane. Ariko rwose mva birajagara bimeze bityo. Byashimitse amenyo. Uko nakwamfasha gusenga rero Joshua. Yewe mbikubwira gutya nk'umuntu wabibonye. Nkakubwira muri makeya. Ariko ntabwo nzagutererana. Tuzahura donc ndanaguhamagara kuri telefone. Mubwire umunsi tuzahura aho dusenga Imana. Noneho ubundi tuzahava kandi Imana iduhaye igisubizo. Wumva se ahubwo. Ndumva rero reka mbanze nishyure uno mugabo nawe ujye muri gahunda zawe turi buvugane. Genda umwishyure ariko urakoze cyane. Urakoze Imana iguhe. Umunsi mwiza. Yego nawe. kukubwira ngo dushaka amafaranga ntabwo aribyo byatumye uriga. Ariko umva genda rero nkubwira ntabwo wumva.